Yes, alright, welcome back. Bienvenue ikaze nanone kuri The Mic Radio ndetse na TV. Wahisemo neza, nyita Bosco Butura. Uyu munsi rero nkuzaniye ikiganiro gikomeye byatari tugiye kujya tugarukaho nka gatatu mu cyumweru cyangwa se hafi ya buri munsi. Nta kindi kiganiro rero kuri ubu ngubu tugiye kujya twibandaho, tugiye kujya tugaruka ku mateka y'umuziki, injyana, inkomoko y'injyana, ibyamamare muri zo abazirambagije mbere y'abandi, uko zigenda zikura ndetse nyine nuko zigenda zifungurira amarembo izindi njyana zigenda zizikomokaho. Injyana zitandukanye rero z'umuziki zigira amateka, umwimerere ndetse n'ingaruka zitandukanye ku bantu ndetse n'umuco muri rusange. Uyu munsi rero kugezaho ishusho rusange ya zimwe mu njyana ndetse n'ibyamamare byagiye bizimenyekanamo cyangwa se byagiye bizirambagiza bigahirwa. Ntabwo turi bube tuganira ku muziki nyarwanda gusa, ahubwo turaza kuba tugenda tuganira ku muziki rusange ku isi hose, kandi ni ikiganiro nyine kizakomeza kugenda gisesengura byinshi bijyanye nyine n'umuziki aho uva ukagera, ariko tutibagiwe n'imyidagaduro yacu muri rusange. Yes, ladies and gentlemen, rero kadutangire ku njyana yacu gakondo, kuko ujya gutera uburezi arabwibanza. Ubundi rero umuziki gakondo cyangwa se injyana gakondo ikomoka nyine ikomoka ku bakurambere, ikaba rero yarakoreshwaga cyangwa se ikaba ikoreshwa n'ubu ngubu mu birori, mu mihango itandukanye ndetse n'imbyino z'umuco. Injyana gakondo murabizi yuko ikunda gukoreshwa nyine mu bijyanye n'ubukwe, mu bitaramo cyangwa se mu nkera ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye, ariko cyane cyane nyine ikaba itajya kure y'umuco wacu gakondo w'umwihariko w'abanyarwanda. Ibikoresho rero bikunda kuranga ino njyana ubundi ni inanga, ingoma ngira ngo murayizi, n'inanga murayizi, umuduri ndetse n'ikindi gikoresho bita ikembe. Uyu munsi uzumva nyine batangiye kugenda bashyiramo akantu k'akagitari n'utundi tu instrumentals twa kizungu, nibyo tuzagenda tugarukaho nyine gahoro gahoro. Bamwe rero mu bagiye bamenyekana mu njyana kuva yatangira tuzagenda tubagarukaho, akwenda nakubwira nk'abo bita ba Rujindiri n'abandi benshi bagiye batandukanye. Kuri ubu ngubu wenda uzi nk'abitwa ba Makanyaga Buduru, uzi abitwa ba Kayirebwa Cecile, Intore Tuyisenge n'abandi benshi cyane. Njyewe nyine ngiye kukuha ishusho rusange y'izi njyana, ariko ndakufungurira amarembo y'ikiganiro tuzajya dukorana umunsi ku munsi, ugomba nyine kuzajya uba ukurikiye. Reka twigire ku mwanya wa kabiri rero. Ku mwanya wa mbere twari tuhasanze injyana gakondo yacu nk'uko nyine duteye uburezi tubwibanza, ariko reka twirukanke cyane tujye ku njyana ya hip hop. Injyana ya hip hop cyangwa se bamwe bakunda kwita rap, ingi rwose yatangiye mu mwaka w'1970 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na mbere yaho gato, ariko rero ikaba igaruka ku buzima ndetse n'ibitekerezo by'imibereho cyane cyane, ariko imibereho igiye ikakaye. Iyi njyana rero ikoreshwa n'urubyiruko cyane, irangwa n'amagambo agiye akomakomeye, ibyo twita freestyle cyangwa se amarap agiye atandukanye. Hari ibyamamare rero ku isi byayirambagije cyangwa se byagiye biyikora bigahirwa. Twavuga wenda nk'abitwa ba Jay-Z, abitwa ba Rick Ross, abitwa ba Tupac Shakur, B.I.G. Notorious, abitwa ba Drake, abitwa ba basani benshi cyane bagiye batandukanye. Nyine tuzabigarukaho gahoro gahoro, ariko nko mu Rwanda murabizi yuko umugabo witwa Jay Polly Imana imuhiruko ridashira, murabizi ko nawe yinjiye muri iyi njyana akayikora neza. Witwa MC Mahonibone umeze nk'uwababimburiye, murabizi yuko nawe yayikoze akaba successful mu gihe gitoya. Witwa Riderman Riderzo, witwa Bulldog, Bakirfan n'abandi benshi bagiye batandukanye. Tough Gang byose murabizi, tuzagenda tubigarukaho ku mwanya wa gatatu. Angaha rero turazanga injyana ya Afrobeat muri iyi minsi irimo iragenda ibica bigacika ku isi hose muri rusange, nubwo ari injyana nyafurika ikomoka mu gihugu cya Nigeria, ihuza injyana nyafurika ndetse n'injyana z'isi muri rusange. Bayita Afrobeat, ikaba nyine ari injyana ifite imiririmbire yihuse, ifite ibikoresho bya kijyambere ndetse na ritme yihuta. Afrobeat ifite abami bayo, nayo tuzagera tubagarukaho, ariko ntabwo waba
utazi Burna Boy, Wizkid, Davido, n'abandi benshi bagiye batandukanye. Ubwo ngubwo mise nkujyana muri Nigeria, ariko mu Rwanda dufite benshi cyane, benshi aba upcoming artist bacu cyangwa se new generation yacu, bose bikorera hafi ya bose Afrobeat. Dufite Bruce Melody rero, dufite ba Kenny Solo, dufite ba Chris Ease, dufite ba Element, dufite ba The Bane, dufite benshi bakora injyana ya Afrobeat kandi bakayikora neza. Injyana nayo rero tukaba tuzakomeza kugenda tuyigarukaho muri rusange, tugenda tureba nyine imva n'imvano uburyo ikorwa, ndetse kandi tuzajya tujya no mu studio cyangwa se tuzajya duhuza uko injyana ikorwa, ariko nyine nanabereka uko biba bimeze nyine muri studio iyo barimo bakora izi njyana. Twikomereze ku mwanya wa kane, duhafite injyana ya reggae. Izi ni zimwe mu njyana nagutoranyirije kugira ngo ngende nkunyuriramo nyine dufungure ikiganiro cyacu, ubundi ubutaha tuzagaruke nyine tubijyamo, noneho dufata injyana ku yindi, tureba amateka yayo muri rusange. Injyana ya reggae ikomoka mu gihugu cya Jamaica, ifite ubutumwa bw'amahoro, uburenganzira bwa muntu ndetse n'ubwisanzure no kwishyira kwizana kwa muntu. Ni injyana rero yakunze kumvikanamo amagitari cyane cyane, amabaze n'amadrums bigiye bitandukanye ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye. Dufite abami bayo nabo harimo nka Bob Marley, muramuzi, Lucky Dube. Mu Rwanda haba bitwa ba Raskayaga n'abandi bagiye batandukanye bagiye nyine bagerageza gukora injyana, nayo tukabuzaba tuyigarukaho mu buryo bwimbitse, tuyivugaho cyane mu kiganiro cyacu turimo dutangira ku mugaragaro. R&B cyangwa se injyana ya R&B ni R na B, ni R&B. Ni injyana rero iyi ngiyi rwose ni injyana igaragaza amarangamutima, urukundo, agahinda ndetse n'ibyishimo. Ikoreshwa rero mu ndirimbo z'amagambo yoroshye kandi yinjira mu mutima. Ntabwo waba utazi Beyonce, Asha, n'abandi benshi bagiye batandukanye bagiye bayikorera bakahirwa, bitwa ba Celine Dion, abitwa ba Houston ndetse n'abandi bagiye batandukanye. No mu Rwanda rero tukaba dufite benshi barimo nka Ivry, Aline Sano, The Bane n'abandi benshi bagiye batandukanye. Twikomereza ku mwanya wa gatandatu, turasanga injyana ya trap ndetse na drill. Murabizi ko trap na drill nyine biba biri hafi aho, kimwe kitari umutwe gikunda kuba umurizo. Nyine ni injyana zikomoka kuri hip hop ariko zuzuzanya zo cyane ku buryo ushobora gukora drill ndetse na trap mu ndirimbo imwe icyarimwe. Zikomoka rero kuri hip hop nk'uko nari mbikubwiye, zikaba zifite amagambo akomeye ndetse na beat nyine yihuse. Izi njyana rero zikunzwe n'urubyiruko cyane, zikoreshwa nyine mu kwerekana ubuzima, ariko nyine cyane ubwo mu mujyi, ubuzima bugezweho. Nyine muzajya mubona abitwa ba Kevin, abitwa ba Bushari n'abandi benshi bagiye batandukanye, bakini Keshati, bagenda bakwereka uburyo nyine babayeho ubuzima bw'uruzungu cyangwa se bakwereka uburyo umujyi uryoshye. Izi njyana niko zo zikora, nyine niko zimereye, zitandukanye na hip hop gatoya, kuko hip hop yo nyine ni street life, ni amaganya, ni ubuzima bukakaye cyane, ni intambara za hato na hato. Ariko izi njyana nazo nubwo ziba zifite amagambo akomeye, ariko ni good life, ni vibes za hatari. Nyine baba bagenda bakwereka yuko nyine ubuzima bumeze neza bya hatari. Ku mwanya wa karindwi turasanga injyana ya pop. Igaragaza rero cyane, igaragara nyine cyane ku isi, ikorwa n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye. Ni injyana yoroshye kumva, ikaba ndetse inakundwa n'abantu benshi bagiye batandukanye. Ni injyana ziba zifite amakarasi yoroshye cyane gufata ndetse n'amabiti yoroheje. Murabizi ko King James atakorohera, ariko wenda yabanjwe nk'abitwa ba Michael Jackson, bari hano barazikora n'uyu munsi. Bad Band ndetse na Meddy buriya ni pop yikoreraga, cyangwa se ni injyana ye nyine ni pop, niyo twamumenyeho. Hanyuma rero nyine nkagira ngo nkumenyeshe yuko hari n'izindi njyana nyinshi zigiye zitandukanye tuzagenda tugarukaho zitavuzwe ahangaha by'umwihariko rero, cyangwa se officially. Ndimo nkufungurira ikiganiro tugiye kujya tugirana umunsi ku munsi, kigaruka ku muziki, inkomoko y'umuziki, ibyamamare, showbiz muri rusange, ariko cyane twirebera injyana aho iva ikagera, amateka yayo, ibivugwamo, uko ikorwa
bikorwa live muri studio, ibikoresho byifashishwa ndetse nyine n'ibivugwa ku njyana muri rusange. Yes, ni The Mic Radio ndetse na TV zino ry'ikiganiro muzarimenya, ariko nyine kora subscribe kuri YouTube channel yacu yitwa The Mic Radio na TV. Rero n'ikiganiro nakagaruka, njye ndi Bosco Butura, tuzajya tubana umunsi ku munsi. Thank you so much ladies and gentlemen, mwarakoze kuduhitamo nka The Mic Radio ndetse na TV. Wadufollowinga ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, kuri Instagram ni Bosco Butura, kuri Twitter ni Bosco Butura, TikTok ni Bosco Butura, ahantu hose dukoresha Bosco Butura. Ushobora kudufollowinga umunsi ku munsi kugira ngo ibiganiro byacu bizajye bikugeraho nta kabuza. Thank you so much ladies and gentlemen, I love you so much. Bye bye, ciao ciao, nakagaruka, bye.